utera akabariro iminota ingahe? Iminota 15. Njye numva inaha bavuga ngo hari abakobwa bitwa basunika simbabara. Ese muri uyu mujyi cyangwa mu karere ka Bugesera baba bahari koko? Abakobwa barahari. Basunika simbabara? Baba hano ruguru aho bita mu Rugunga, niba mujye muhumva. Ngo bita ku isi ya 9 n'iya 10. Ku isi ya 9 naho ruguru aho ngaho bita muri sunika simbabara ntago ari hano ku isi ya 9. Nahagana hehe? Aho bita kwa Kagame. Kagame? Kagame n'ubwo hameze hati kwa Kagame ni hiya umanutse hagati mu mahombe. Ugitembera yose? Yego ndatembera. Ubasha kwigurira se mo wapi naho ngiye ntago ujya ugura mwana umuguru mukubete fresh. Reka ngiye bafite sheri wanjye kandi reka nk'ubushira waramusakoze nk'urugendo akajya hano kure ukamukumbura. Ntago wajya muri sunika simba bagashaka umwana ufite gahunda uri mu mwanya. Cyetse wenda ndi kamutera wenda bikarangira. Cyetse wenda nka wa musore wa maraha uraho ngaho bisanzwe nyine. Nazo ubona akabara gufite. Akabaraga se baragazi yangingo ntago wazibura. Ubuhinga hanga niki koko? Guhinga ndavuga nyine muri gahunda nyine n'amaturu nka 3 wenda. Uri umusore nose ntoya nukujya nose undi keje ubuzongera ukamubona ikibazo. Ariko ikibazo cyo gihari twebwe nta mu Bugesera. Twebwe dukora gake gake nta kwigora kandi bagura za moto umwana moto nyine kuyigura yigura. Akubwira ati shende ndashaka kugira ngo uyinkoze mu rutugu umugongo nkuhe moto. Ikibazo cyo kubanga abakobwa bo muri Bugesera barikwa ukiziho iki? Bigenda bite kugira umukobwa muri Bugesera abe yakwikwa ko kaguha amafaranga kujya kumukwa? Biba byagenze bite? Ubundi iyo umukobwa bino bavuga ngo kwikwa nka kwa kundi ubona nyine umusore mukundana byadanje gukunda kandi akabona nta bushobozi bufite bwo kugira amafaranga kandi wakaba yafite akaba afite akazi we kuba nta kazi ufite kavuga ati rero kubera nishaki umugabo vuba reka mbashe kuguha amafaranga none uzaze kunsaba kuri umukobwa afite akazi wowe abona nta bushobozi afite. Ese wanda iki gitera abakobwa bo mu Bugesera gukunda abagabo cyane kuri uru rwego? Aya nagari ngo na moto barazibagurira ariko buriya aya nagabo we murongo neza rwose moto arayifunukuza moto ya ifunukuza ariko nye nagabo ari bose nta rugo njye uraburikiza haracyabura ubushobozi kandi ufite igare ryawe sha uzabona ufite ngo badafite n'igare kuno bangana. Ndacyari n'umwana mutariko ubu ntago watera akabariro kabariro nagatera ariko ntabwo ubu gatera gutana mugoro ugira uza no niko nigute utera akabariro nta mugoro ufite mwana haruko nagira uko nigenza ku ruhande ama nka data nese aho ngo ugiye kuyenza ahubwo bifatwe nayo ahubwo ntiwamwegeza ukajya ubaka urwo nyine bisanzwe ufite umudamu iruhande rwawe wapi njye nta gahunda yo gushaka mfite cyangwa agacupa karagutwaye shaho yitwa ndese yagufite benshi ntabwo wamuvuga. Mfite babiri bonyine. Ufite babiri? Cyangwa nka data bose uzabazanira rimwe. Hari umwe wibanze yego no kwifashisha uraho ngaho ubwo so wo kwifashisha arabizi man wo kwifashisha azi ibyo umukorera yego reka da ninde wumvise uri mu mwanya umeze neza kuri ati basi uyu mugore ntabwo yancika vuga izina rye umeze neza bati uyu mwana yaranyemeje yitwa Murekatete atuye muri Bugesera yego ameze neza imazi ya nyanja nta kibazo ameze neza nta kibazo. banyita Manirakiza Fabrice. Yego ndabona uri ku igare rya danje ukora iki se? Ngenda umunyonzi gutya bisanzwe. Uri umunyonzi uri umwana muto cyane ufite umugore cyangwa ntawe ugufite? Nta rugo njye. Urabura iki se? Haracyabura ubushobozi kandi ufite igare ryawe sha uzabona ufite ngo badafite n'igare kuno bangana. Ndacyari n'umwana mutariko ubu ntago watera akabariro kabariro nagatera ariko ntabwo ubu gatera gutana mugoro ugira uza no niko nigute utera akabariro nta mugoro ufite mwana haruko nagira uko nigenza ku ruhande ama nka data nese aho ngo ugiye kuyenza ahubwo bifatwe nayo ahubwo ntiwamwegeza ukajya ubaka urwo nyine bisanzwe ufite umudamu iruhande rwawe wapi njye nta gahunda yo gushaka mfite cyangwa agacupa karagutwaye
nyine wowe tubwira uti nge impamvu ituma ntashaka umugore cyangwa se urubyiruko rugenzi rwanjye impamvu ni iyi ngiyi no tutubaka ni iyi cyangwa bikunda irahari murayifite impamvu ituma tutubaka yego ni uko nta terambere urubyiruko rufite. iterambere se mwari burihe kandi mukira abantu muzi gushaka amafaranga mufite amaboko muri batoya sibyo muri batoya mufite amaboko muzi gushaka imibereho ikintu mubura ni iki mwabuze akazi twabuze akazi cyangwa mukunda agacupa cyane agacupa ko ntabwo nkanywa ariko hari abagenzi banjye bakanywa usomwe iki nywa amazi se njyewe nese ubu nujye mu rubanza n'inka ikava ko inywera amazi bizagenda bite reka nebereze uyu musaza bimeze bite meze fureshi ndabona uri mu mwanya ufana iyo kipe se fana APR kandi wabaye imihondo n'umukara uzi iyo kipe ibaho APR kangaka nako mba nifashishije naho kwambara bisanzwe kwambara bisanzwe ugiye nko mu kazi nyine mu murimo wese urugo rufite naribi ndi ingaragu uri ingaragu amahenga kandi uri umusaza nkanjye se ukaba utarazana umugore bimeze bite kuba umuntu ashaje ufite ikibazo cyangwa ntabwo moteri yawe igikora yarakonje yaguyemo amazi byagenze bite ko irakora irakora naho si uryamye ntabwo ubyumva nyine none se moteri ikora gute kandi ubu nta mugore ufite kubona hakikoye kugira ngo uyikatire hehe nubwo wenda nta moteri dufite ahubwo tuba dufite abakunzi ubu ufite umukunzi ntabwo wagira umukunzi ubwo ni umugore n'ubundi yari umukunzi ntabwo wemerewe kuba wakora ibyo bintu hoya n'uwego ni nk'umugore wanjye kuko nteganya kuzamushyira mu rugo rwanjye uzamushyiramo kandi waramumenyereye mwana uko umushatsi uramubona uko umushatsi uhita umubona buri gihe kuko nyine tuba duteganya kuzabana reka da shaho yitwa ndetse yaba ufite benshi ntabwo wamuvuga mfite babiri bonyine ufite babiri cyangwa nka data bose uzabazanira rimwe hari umwe w'ibanze yego no kwifashisha uri aho ngaho ubwo se uwo kwifashisha arabizi mwana uwo kwifashisha azi ibyo umukorera yego reka da ninde wumvise uri mu mwanya umeze neza kuri ati basi uyu mugore ntabwo yancika vuga izina rye umeze neza bati uyu mwana yaranyemeje yitwa Murekatete atuye muri Bugesera yego ameze neza imazi ya nyanja nta kibazo ameze neza nta kibazo yego none tugaye kuzana umugore ryari nganya kuzana umugore mu mwaka wa 2026 mu kwezi kwa gatandatu yamaye nura nabipanze yego numva ufite gahunda none kirimo kubutinza n'igikiza urashaka kusanya inkwano cyangwa n'ubushobozi bundi kiri kuninza nkuko wenda umuntu atarabona amafaranga ahagije ariko muri iyi minsi umuntu azakora wowe wabasha kuzana umugore nyine ukamugura icyo giteye ikibazo cyo kubanga abakobwa bo muri Bugesera barikwa ukiziho iki bigenda bite kugira ngo umukobwa muri Bugesera abe yakwikwa ko kaguha amafaranga ukajya kumukwa biba byagenze bite ubundi iyo umukobwa bino bavuga ngo kwikwa nka kwa kundi uba ubona nyine umusore mukundana byadanje agukunda kandi akabona nta bushobozi bufite bwo kugira amafaranga kandi we akaba ayafite akaba afite akazi we kuba nta kazi ufite akavuga ati rero kubera nishakiye umugabo vuba vuba reka mbashe kuguha amafaranga noneho uzaze kunsaba kubera umukobwa afite akazi wowe abona nta bushobozi afite ese ubona iki gitera abakobwa bo mu Bugesera gukunda abagabo cyane kuri uru rwego ngo na moto barazibagurira ariko buriya ngo yamurongoye neza rwose moto arayifunukuza moto yayifunukuza ariko nyine ntabwo aba ari bose neza wowe wiha amanota angahe mu gikorwa cyo kubaka urugo cyo gutera akabariro kari kumvuga wiha amanota angahe amanota kurya ufate basi umwana yamfunukuriza moto pe 75 akayishyira hariya cyangwa se piro sibye ko wenda keretse wenda harayinguriye tubana ubu ngubu bitewe n'uko ubu ngubu niba wenda ariko ubu uzika iminota ingahe gira ute utera akabariro iminota ingahe
n'iminota 15. njya numva inaha bavuga ngo hari abakobwa bitwa basunika simbabara ese muri uyu mujyi cyangwa mu karere ka Bugesera baba bahari koko? Abakobwa barahari basunika simbabara baba hano ruguru aho bita mu Rugunga, nimba mujye muhumva ngo bita ku isi ya 9 n'iya 10. ku isi ya 9 naho ruguru aho ngaho bita muri sunika simbabara, ntabwo ari hano ku isi ya 9. Nahagana hehe? aho bita kwa Kagame. Kagame? Kagame n'ubwo hameze hati kwa Kagame ni hirya umanutse hagati yo mu mahombe. Ugitembera yose? Yego ndatembera. Ubasha kwigurira se mo wapi naho ngiye ako ntago ujya ugura mwana umuguru mukubite fresh? reka ngiye bafite sheri wanjye kandi reka nk'ubushira waramutse akoze nk'urugendo akajya ahantu kure ukamukumbura, ntago wajya muri sunika simba ugashaka umwana ufite gahunda uri mu mwanya, cyetse wenda kamutera wenda bikarangira, cyetse wenda nka wa musore wa maraha uri aho ngaho bisanzwe nyine. Ese ubona akabara gufite akabaraga se imbaraga ziyangingo ye ntago wazibura. ubuhinga hanga niki koko? Guhinga ndavuga nyine muri gahunda nyine, muri gahunda ari umurimo mvuga. Uhinga iminota ingahe cyangwa amasaha angahe? Muri gahunda ubundi baravuga ngo arakokora umuntu hari nk'ukuntu umuntu aba afite ajya nko kubaka akavuga ushafite uzanze n'amaturo 5 y'amabuye, wowe n'amaturo angahe ushaka kumena? n'amaturo nka 3 wenda. uri umusore ntose ntoya nukujya nose undi keje ubuzongera ukamubona, hari ikibazo. Ariko ikibazo kiba gihari iyo utamenya amaturo yuzuye ntabwo inzu yuzura vuba. Hari abantu barafundira bazi kubaka vuba bagahita bakuzuriza. Twebwe nta mu Bugesera twebwe dukora gake gake nta kwigora kandi bagura za moto mwana moto nyine kuyigura yigura. Uragusaba se ko ayikugurira? Oya ntago arakubita umwana ngo ujye kumva ngo shene nzakura moto we. Mwemeze fresh ku buryo akubwira ati shene ndashaka kugira ngo uyinkoze mu rutugu umugongo nguhe moto. Ibyo ntago byashoboka rwose, ubwo yabikubwira he? Umugongo ibyo ntago byashoboka rwose. ni nk'iriya jambo umwana ageze kubwira wenda muri iki gikorwa kumva rwose akubwira ijambo ridasanzwe, ni nk'iriya jambo yakubwiye umukobwa? Ijambo umukobwa yambwiye ikintu kidasanzwe muri icyo kintu. Hari abavuga ngo ngiye nguhaye muhazi, ngo nguhaye Kivu, ngo nguhaye ngo igishanga cy'umuceri cyose cya Bugesera, kandi ngo ntacyo afite, ngo nguhaye moto. Wewe bakubwiye irihe jambo? Yewe ndi kintu yambwira nuko yambwira ko yanyiha wese, kandi yaba n'undi yaba yakwihaye. oya hari ukwiha by'agateganyo, hari n'ukwiha burundu. Urabe ijambo umukobwa yakubwira umwemeje fresh ku buryo umuzika ukamuhambe ukamukenyaga pe. Ibyo ntabwo byashoboka. Kavuga nacyo ikintu umva mubaza? Ntagira ikintu mbaza. Wewe mubaze? Oya nagira icyo mbaza nta kibazo, ambaza impamvu twaje hanga. None se ko mbona mwatembeye nabonye mwadusuye ni byiza, tukana muri gutembera igishanga cy'umuceri cyacu cya Rurambi, mwatubwira icyatumye muza hano? Ni byiza cyane kuba mutubajije. Twebwe icyatuzanye ahangaha twaje mu karere ka Bugesera gusura iki gishanga, twaje kureba ibintu by'abahinzi b'umuceri. Ahangaha ari mujya muhura n'ibintu by'ibiza hano, nk'ufite umurimo w'umuceri utagiramo amazi, se mujya musaba wenda ubuyobozi bwa koperative ko iyo mirima itageramo amazi, babafasha iki? Ibyo ngibyo byo kuba dufite imirimo idatunganye neza, kuko hari ahantu hari amazi yihariye pe, nko mu Kidogo. Hari n'ahantu haba hatari amazi yihariye, nk'uko nka hariya higira habona ko haba hakenewe kujyamo amazi. Ako koperative igishanga cyacu cyarabikoze, hari imiyoboro ibirimo kutubona hariya hirya, tujya ducishamo amazi akagenda akajyana. Okay, hari imirima twagiye tubonamo hano hagati, urabona hano ku nkengero imirima irimo hagati ihinzemo imboga. Ubwo se irabirimo yo hagati ni ukubera iki bidahingwamo umuceri? Ni ukubera iki nta mazi abageramo? Iriya mirima uri kubona irimo utuntu tw'imboga, inyanya, intoryi, manga. Nk'iriya ni kuvuga ngo ntabwo iba yagacukuwe. Nk'iriya ni nk'umushoramari uyifite, ariko abateganya kuzayicukura agashyiramo umuceri. Hamaze imyaka ingahe se nk'iki gishanga cyatangiye gihingwa, kuki wenda bataragikora kugira ngo ahantu bahatunganye bahinga umuceri? Nubundi n'ahangaha uri kubona hano bahinze
hahoze hegutse bahahinga ikintu cyitwa amasaka, ibigori, niko hahoze hameze. aho ubundi kuhatunganya n'ubundi kubera n'umushoramari n'atunganya gake gake naho azagera igihe hatunganye habashe kugira umusaruro ufatika. tubona ku musozo n'ubundi dusa nk'abasohora ikiganiro. urumva rero urumva rero nk'umwaka uri imbere cyangwa se ibiri iri imbere, iki gishanga ubundi intego dufite twebwe ubwacu, dushaka ko nta hantu hagomba gusigara hahingwa ibintu by'imbuto. dushaka ko hagomba guhingwa urubuto rw'umuceri rwonyine, ku buryo nimba twaba dufite nka toni, wenda ni urugero ngiye gufata, nimba twabonaga nka toni hano mu gishanga nk'ibihumbi 3, nshaka ko uburyo wenda nko mu yandi masezerano y'imyaka iri imbere tukabona nka toni wenda nk'ibihumbi 5. nk'ubuyobozi bw'amatsinda yanyu, muba mu matsinda abantu bahinga iki gishanga, sibyo? Nta tsinda ritagira ahantu wenda haba harimo akantu katageramo amazi. nk'ubuyobozi bw'itsinda bwanyu se bajya bababwira yuko wenda aho hantu hashobora kuzakoreshwa cyangwa hazakorwa, cyangwa bababwira ko gahunda ari ukuhahinga umuceri gusa, ari ukuhahinga imboga? urareba nk'ahangaha muri iri tsinda baryita hano ni muri rimwe. urumva iri tsinda rya rimwe rero haba harimo nk'abayobozi baho baba barateguye yuko bagomba kuhahinga umuceri. ubwo mbese nk'uno mushoramari nawe ari kubitekereza ko agomba kuhahinga umuceri. nk'ubuyobozi bwa koperative yanyu bujya bababwira ko iki gishanga cyose nta hantu hagomba gusigara hadahinga umuceri? yego. ariko nka buriya kuba bajya bavuga ngo mu Bugesera haba amafi aboneka mu gihe kingana n'igihe mu yahibezi. ubundi amafi yo mu Bugesera igihe abonekera aboneka nko mu kwezi kwa 12, nyine imvura twayibonye ihagije. ubuse kandi hari mbona imvura igwa mwana no mu kwa 4 iyi mvura yijeje ubundi, uyu ni umunsi wa 2 iguye, nta mvura twabonaga. niyo mpamvu ntabone inkuba yo kurya, niyo mpamvu uri kubona hano hakurya nta hantu hari igishyimbo kimeze neza. urumva rero nibwo ari gutangira guhinga. ubundi ubwo amafi azaboneka nko mu kwa 10 nko mu kwa 1 cyangwa mu kwa 2. reka tugushimire. yego murakoze.